Inshuti zanjye ab'amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi hatandukanye, nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugubwa neza n'ikiganiro ubuzima bunejeje, mbagezaho uko bwije uko bukeye, kandi tukaba tubasaba gukora subscribe, comment, like na share, dukomeze tugendera hamwe dukurikirana iki kiganiro. Alright, si byiza rero ko tuzajya turya indyo zimwe na zimwe cyangwa se tunywa ibinyobwa bigiye bitandukanye ariko tutazi inkomoko zabyo. Kuri uyu munsi mbazaniye ikinyobwa cyangwa se igihingwa benshi mumenyereye ariko bamwe ntibakunze kugikoresha. Nko mu gihugu cy'u Rwanda hari benshi bagihinga ariko ntabwo bazi uburyo gikoreshwa, ntabwo bazi aho cyaturutse, ariko benshi bagihinga kinyamwuga. Ariko ni byiza ko tugomba kukimenya, tukamenya umumaro wacyo, tukamenya n'aho cyakomotse ndetse n'abakivumbuye kugira ngo kibe gikoreshwa kuri uyu mwanya wa none. Icyo gihingwa rero ni ikihe? Icyo gihingwa ni ikawa. Ikawa rero hari benshi batazi uburyo ki yavumbuwe cyangwa se hari benshi batazi uburyo ki ikoreshwa, ariko njye mbazaniye uburyo ki ikoreshwa ndetse n'aho yavumburiwe. Ninde wabonye ikawa bwa mbere? Abakoze ubushakashatsi ku nkomoko y'ikawa bavuga ko yaba yarakwiye ku isi yose iturutse mu gihugu cya Ethiopia. Nibyo koko, uru rubuga ruvuga ko ikawa yaba yaravumbuwe n'ubushakashatsi cyangwa se yaba yaravumbuwe n'umushumba w'ihene muri Ethiopia witwa Karidi, wari utuye mu ntara ya Kafa ahagana mu mwaka wa 850 nyuma ya Kristo. Karidi ngo yagiye kuragira ihene ze ziri kurya ku bibabi no ku bitumbwe bya kawa, zigeze mu rugo zinanirwa gusinzira, ahubwo zirara zimusakuriza. Ngo yabibwiye umupadiri wari umwegereye, aza kubona ko ikawa ariyo yabiteye. Urwo rubuga rukomeza ruvuga ko uwo mupadiri yafasheho agashami ageze mu rugo ashaka kuryaho, ariko aratinya, yibaza ngo ese ko ihene zariyeho zikananirwa gusinzira, aho njyewe sinasara. Ngo yajugunye iri shami ryariho imbuto rigwa mu ziko, nuko ageze mu nzu yumva ibintu bihumura neza. Aje kureba asanga ni imbuto z'ikawa. Yahekenye kuri izo mbuto, abasha kurara asenga ijoro ryose atagohetse, abisangiza abaturanyi, hanyuma baza gutekereza ko aho guhekenya imbuto bakora ikinyobwa mu ikawa. Nuko ikawa itangira kunyobwa ityo. Mu gukwirakwira ikawa ngo yabanje mu bihugu by'Abarabu, ijyanywe n'Abasilamu bagiye gusenga Imanka. Hari mu kinyejana cya 15, icyo gihe bayitaga kahawa.
ikaba yari ikunzwe n'abasilamu kuko bo idini ryabo ribabuza kunywa inzoga. Icyo ikawa yatangiye gufatwa kuva icyo gihe ikawa yatangiye gufatwa nk'umwihariko w'Abarabu, bari banayikomeyeho ku buryo batashakaga ko ikwirakwira mu bindi bihugu. Ibi ariko ntibyabujije ko mu mwaka w'1615 ikawa yajyanywe bwa mbere i Venice mu Bataliyani, ari naho yavuye ikwira mu bihugu by'i Burayi. Mu gushaka uko ikawa yaboneka ari nyinshi, ibihugu by'i Burayi byayihinze aho byari byarakoronije kuko ariho yashoboraga kwera neza bitewe n'ikirere. Mu Rwanda ikawa yahinzwe bwa mbere i Mibirizi mu mwaka w'1898. Yahingwaga ku mbaraga kuko Abanyarwanda batumvaga umumaro wayo, dore ko batanayinywaga. Kugeza uyu munsi Abanyarwanda bayinywa ni bake, ariko hari abantu bamwe na bamwe bayihinga kinyamwuga kubera amafaranga bayikuramo bayejeje. Rero ikawa ni nziza mu buryo bugiye butandukanye bumwe n'ubundi. Ikawa ishobora kugufasha mu kazi kawe. Ikawa ituma amaraso atembera neza, ituma iyo wayinyweye mu rugero ituma umutima utera mu kigero. Ikibi ni uko ushobora kunywa ikawa nyinshi ukayinywa utagereranyije, kandi ni byiza ko ikawa uyinywa ufite akazi kakunaniza cyane cyangwa se gatuma usinzira. Icyo gihe ibitotsi biragabanuka kugira ngo ukomeze akazi kawe. Reka dukomereze hamwe tureba uburyo ishobora gutegurwamo. Ikawa itegurwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko uyishaka, ariko kuyitegura mu rugo bisanzwe, ufata ikawa yumye neza yakuweho ibishishwa by'inyuma, ugasigarana cafe vert, green coffee ifite ubuhehere buri hagati ya 10 na 12%, water content. Uyikaranga bisanzwe nk'uko bikorwa ku bunyobwa. Iyo imaze guturika inshuro ebyiri, iba ifite ibara rya chocolate. Icyo gihe urayifata ukayisekura, ukayiyungurura ifu ivuyemo, uyitekana n'amazi bikabirana, ukaba ubonye ikawa yo kunywa. Ubu ni uburyo traditionnel muri za restaurant, cafe bar. Hari ibyuma by'abagenewe bikora ikawa zisumbuyeho. Ikawa ikaranze muri supermarket usanga igura hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 y'amafaranga y'u Rwanda kuri grama 250. Rero niba ushaka gukora ikawa yawe neza nk'uko ukomeje gukurikirana iki kiganiro, yifate koko uyikureho igihu cyayo. Numara kwikuraho igihu cyayo, uyikarange nk'uko ukaranga ubunyobwa, maze uyireke iturike. Igihe izagira ibara nk'irya chocolate, uyifate uyisekure, ifu izavamo uzayitekana n'icyayi
cyangwa se n'amazi, uzayitekana n'amazi, maze ayo mazi uze kuyayungurura, ushyiremo isukari iringaniye ku rugero ushaka, maze unywe ikawa yawe. Aho uzaba urimo ukora cyangwa se utegura ubuzima bwawe neza, ubuzima bunejeje, dukomeze twishimira hamwe. Ni Shatamukazi, dukore